niye undi akagira ate undi akabishobora arangije arababwira ati yego biramutse ari nge byagenda gute ubundi hari uburyo kinakunda cyangwa se n'ubu nkunda umuririmbyi wo muri korali y'Ikayonza yitwa Abarovyi b'Umwami. Hello guys, reka twongere tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana by'umwihariko inshuti z'agadasohoka z'ikiganiro umurunga w'ubumenyi. Kuri iyo nshuro mugarukanye n'ubundi n'abasore Imana yishimira, kuri mikoro ya mbere muri kumwe nanjye Nzeyimana Ibrahimuzo Ibraka Dabura mwenye sauti original nta yandi habana abashaka, ndetse sindi jyenyine ahubwo kuri mikoro ya kabiri ndi kumwe na mugenzi wanjye Ishimwe Jean Pierre Professor Pineka. Ngayo nguko n'ubundi tugarutse mu mwanya w'ikiganiro cyiza cyane twabateguriye, ariko reka ndarike mugenzi wanjye n'ubundi akibakumbuye. Ngira ngo Ibra nkuko bisanzwe ikiganiro n'umurunga w'ubumenyi. Abantu bamaze kutumenyera. Ngira ngo reka tunabashimire cyane ko batugaragariza ko batwitayeho, batugaragariza ko badukurikiye. Ibyo rero iteka mpora ndibashimira ku giti cyanjye, ntekereza ko nawe ariko bimeze. Hari impamvu nyinshi zo gushima. Yego, dukora kugira ngo turusheho kurema umubano uri hagati yacu nabo. ni ukuri dushingiye mu kutwereka yuko turi kumwe. ni ukuri pe uruhare rwanyu mu kutwereka ko turi kumwe nicyo kidukomeza, nicyo kidutera imbaraga. Niyo mpamvu muri abagaciro kuri twe. ni ukuri. Muri aka kanya rero tugiye kureba bimwe mu biranga umuntu ukundwa n'abantu muri sosiyete cyane. Yego, ibintu biranga umuntu ukundwa muri sosiyete. Ushobora kuba hari bizi, ushobora kuba hari ibyo nzi, n'undi ashobora kuba hari ibyo uzi. Reka turebe yuko ibyo nzi, ibyo nawe uzi, n'ibyo runaka azi, twabihuriza hamwe, bityo ibyo nzi nawe akaba ari cyane ko kuri iyi nshuro ibi nta rubuga twabisomyeho. Yego, nta hantu runaka twabikuye, gusa twaritegereje. Dusanga ko ibi bintu n'ibintu bigera ku 8 bishobora kuranga ko umuntu akundwa n'abantu muri sosiyete. kugira ngo abantu bose bishimira gukundwa. harimo natwe cyane kandi nawe. Yego, nawe urakunda. ngira ngo rero Ibra kuvuga ni ugutaruka. Twatangirira ku cyambere. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu akundwa muri sosiyete no kubaha Imana. Buri abantu bubaha Imana bakunda gukundwa n'abantu. Yego, uko ni bukuri. Kubera ko umuntu wubaha Imana agira imico navuga ngo itandukanye n'iy'abisi. Yego, imico mbonera cyane, iri mu burere cyane, disipurine. Yego, ibyo uvuga agira indangagaciro zihariye. Yego, ni ukuri. Uyu muntu rero gusa nanone ntabwo bikuyeho ko umuntu ashobora kubaha Imana nanone abantu ntibamwishimire. Nacyo ntabwo twabura kukivuga, kuko na Yesu yaje mube ngo abe ntibagira bate, ntibamwemera. Yego, ntibishimira ibyo akora. Ariko ubundi umuntu ashobora kukwanga cyangwa se kutishimira ibyo ukora bitewe nawe n'ibitekerezo afite cyangwa n'ibyo agamije. Burya Ibura umuntu ashobora kukwangira ikintu runaka atari uko wakoze nabi, ahubwo bitewe n'ibimuri mu mutwe, bitewe n'uko urimo kwanga gusohoza ibimurimo, akaba ariyo mpamvu imutera kugira gute, kukwanga. Bitagendeye ku kuvuga ko yenda uri mu murongo mubi, bidatewe n'indi mpamvu iyo ari yo yose, ahubwo akakwanga kuko wowe udashaka gusohoza ibyo agira ate, ibyo ashaka. igihe kimwe Yesu arimo aganira n'abariya bayobozi, bariya b'abafarisayo n'abakoresha b'ikoro. Abo bose bagendaga nyine bamutegatega udutego ngo bamugerageresha ishusho yari iri ku giceri. Bavuga ngo ese ngo biremera
cyangwa se birakwiye yuko duha Kayizari umusoro kugira ngo bamutege ngo abamuri igiceri arababaza ati iyi shusho ni yanjye ni iya Kayizari urumva arangije arababwira ati ibya Kayizari mubihe Kayizari ati n'iby'Imana mubihe Imana bishoboka yuko hari igihe utazakundwa kuko urimo kuvuga iby'Imana cyane urumva ariko ntuzacike intege ibyabariye abantu bibarekere ab'Imana ntibazabura kukuyoboka ariko kuko Imana Yesu bamuteze kenshi kuko bamuteze kenshi gusa we yasomaga n'imitima bakajya kumutega yabonye ko n'uwe nta kindi bagamije abantu rero burya bashobora no kugutega ugakora ikintu runaka kugira ngo wenda ni urukundo bagikoranye nyamara ari ukugira ngo bagire bate bagutege. Hanyuma rero kuri ingingo n'ubundi twavugagaho Ibura twayimukaho ivuga kubaha Imana gusa n'ubundi umuntu wemewe wubaha Imana ntakwiye kubireka cyangwa se ngo acike intege kubera abantu kuko ibyo byo bibaho nta n'igihe bitabayeho ndetse na Yesu ubwe byagize bite byamubayeho. Hari akaririmbo najyaga nkunda ni umuntu w'umumama akaririmbye ngo abagutungaga intoki bazikuye mu mifuka iyo Imana ikwibutse bazisubizayo birukanka reka ube mu byawe nayo izaba mu byawe na kiriya gitutu cy'abantu bakwanga izongera ibagukundisha. Hanyuma ingingo ya kabiri rero ikintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu akundwa n'abantu muri sosiyete ngira ngo icyo twita ko abantu bagukunze muri sosiyete ni uko akenshi baba mu byawe. Iyo tubonye umuntu abantu babaye mu bye urugero igihe wishimye abantu bakishimana nawe igihe ubabaye bakabarana nawe uriya muntu tuvuga ko akunzwe. Ariko kandi nanone ujye umenya yuko ufite ibibazo kuko buriya ikigero barimo kugukundaho n'udacunga neza ni nacyo kigero bazakwangaho kuko abantu bahora birebera ibijyanye n'ibyo bashaka yuko bashimisha kuri iyi niko kuri. Hanyuma ingingo ya kabiri hano rero bavuze ni iyihe? Ingingo ya kabiri hano turiho tuvugamo ibiranga umuntu ukundwa n'abantu muri sosiyete. Ingingo ya kabiri kuba wihangana. Kwihangana ni ingingo ikomeye. Kwihangana ni ingingo ikomeye kuko byinshi bica abantu intege, byinshi bidusaba kwihangana byaba muri sosiyete nk'uko tubivuga haba mu miryango tubamo. Ingingo yo kwihangana ni ingingo ikomeye buriya. Kwihangana ni impano ikomeye cyane ariko n'urucantege ntirubura. Buriya hariho umuntu ugusharirira pe akagusharirira mbese mu kinyarwanda ni nka wa wundi bavuga ngo nibazirunge zange z'ibisogo cyangwa se banamunoze kuko umucira bugufi wagakeka yuko ari ubutwari arimo kukurusha cyane. uko ugerageza ngo ugende gahoro ushaka amahoro hagati yanyu bungabunge mbese ugashyigashyiga kugira ngo umubano wanyu utononeka bakabikoresha nk'iturufu. Ariko byaje kugaragara ko abantu benshi babana neza haba muri sosiyete cyangwa se no mu miryango tubamo akenshi ntago ari uko ntago babana neza kuko yenda bo badahura n'ibigerageza abandi bahura nabyo cyane, ahubwo biterwa n'uko baba bafite ubushobozi navuga ngo buri hejuru mu kwihangana cyane. buriya ushobora kunanirwa kubana n'umuntu runaka kavuga uturi yawe ntashobotse buriya warakabije nyamara bya bindi byakunaniye undi akagira ate undi akabishobora. Ariko hagati aho nujya uzajya wanariza ibintu ndakumva hari mugenzi wawe udashobotse ariko se wowe iyo wigenzuye usanga wowe ushobotse nusanga ushobotse ukabihamirizwa n'abandi urumva uzatangire kwiga kuri mugenzi wawe nubona adashobotse umuragize Imana. Ikibazo rero abantu usanga muri sosiyete harimo ikibazo cyo kwitana ba mwana. Ikibazo duhora tubona ko ari runaka. Niba ngiranye ikibazo na Ibra ubwo ikibazo ntago ari Ibra ahubwo ikibazo ni ntago ikibazo ari giye ahubwo ikibazo ninde ni Ibra. Niba ugiranye ikibazo nanjye
ugasanga ikibazo ntabwo ari wowe. Twahoze ku ngingo ya mbere tuvuga ku bya Kristo waje mu isi abantu ntibamwemere, urumva. Ugasanga iyo tugeze mu itangiriro dusanga Imana igera mu ngobyi ya Edeni, ibaza Adamu na Eva impamvu bambaye ubusa. Batirika abajije Adamu atireka da, ati ntabwo ari njye, ati ni umugore. Abajije umugore atireka da, ati ntabwo ikibazo ari njye, ati ahubwo ni ya nzoka, ni inzoka. Icyaha kiba kigarutse ku Mana, nticyaba kikibaye cya Eva, ahubwo kigaruka ku Mana, kuko Imana ariyo yagize ite, yaremye iyo nzoka. Akenshi rero muri sosiyete usanga ntabwo twemera amafuti. Usanga umuntu wese avuga ati ntabwo ari njye wabiteye, ahubwo byatewe na runaka. Buriya nari mfite umwarimu wacu watwigishaga fizike, ndamukunda cyane. Yego. Niwe watubwiraga ati ariko buriya hari ikintu tujya twibeshya. Yego. Ati reka nguhe urugero. Ati umunsi umwe ushobora kuzireba mu ndorerwamo ukabona uri mwiza, ukabona uri umunyagikundiro ku buryo butangaje cyane. Yego. Undi munsi wazireba mu ndorerwamo ukavuga ati baba, ariko uzi ko burya yawe ati se ubundi nzabona nunkundara, nawe ubwawe ukitakariza icyizere. Ati burya si uko isura yawe iba yagize guhindagurika runaka, ati ahubwo ibitekerezo bikurimo hari n'igihe bigena isura y'inyuma. Urumva? Ni ukuri. Usibye wowe ubwawe ibyo bitekerezo birimo kukugenera isura no guhindagurika kwayo, kwireba mu ndorerwamo bigena n'iya bagenzi bawe. Ni ukuri. Kubera umuntu waba ukurimo n'umwaga ukurimo, nureba wenda urugero tuvuge nka Zuzu, umubone mu isura mbi ko Zuzu ni umutagatifu, ahubwo kuko wabyukanye umunabi, wa munabi uri kuwubona mu isura ya Zuzu neza. Zuzu niyo mpamvu akenshi turanamusuhuje, dukorera ibiganiro, turamusuhuje bagubwe neza. Ngira ngo akenshi nta nitwajya turenganya abantu. Akenshi na kenshi usanga abantu badutwara uko batubona. Usanga abantu badutwara uko batubona. Burya ibura abantu muri sosiyete hari twihuta cyane, twari turimo kureba ku ngingo yo kwihangana, ingingo y'ingenzi cyane. Ku ngingo ingingo ya gatatu, kwishyira mu cyimbo cya mugenzi wawe. Ibi nta kindi bivuga ibura, bivuga ku urukundo. Kwishyira mu cyimbo cya mugenzi wawe. Wagira kubabaye ukibaza se biramutse ari gi, biramutse ari njye byagenda gute? Niyo mpamvu abantu uzasanga muri iyi minsi akenshi ntabwo abantu tugira munsi yo kimwe. Hari ikintu gishobora kubabaza umuntu ugasanga undi kiramusekeje, bitewe n'iki? Abantu tumaze kwangirika mu mutwe. Tumaze kwangirika mu mutwe ku rwego rw'uko ugeraho umugenzi wawe ababaye ugaseka, ukumva biragushimishije. Uru rero ni urwego ruri hejuru rwo kwangirika mu mutwe. Ahangaha ku ngingo ya gatatu ariho nasanze umuntu rero ubasha kugira iki kintu cyo kwishyira mu mwanya wa mugenzi we. Uyu muntu akunze gukundwa n'abantu muri sosiyete, kuko iyo ukunze abandi rwa rukundo rurakugarukira, nawe ukagira gute, nawe ugakundwa. Naje kureba rero nsanga umuntu wishyira mu cyimbo cya bagenzi be, uyu abasha gukundwa muri sosiyete. Nihuse cyane ku ngingo ya kane, naje gusanga abantu bakunze kuba sociable ibra, aba bantu bakundwa, navuga ngo abariye bagisanzura ku bantu, biremera igikundiro. Gusa akajambo k'ikifaransa kavuga ngo tout excès mauvais. Urumva? Kandi umubwiriza nawe yaravuze ngo byose bigire gute, bikorwe mu rugero, wisanzura ariko umenye boundary, imipaka yawe utagomba kurenga. Wisanzura ubundi hari uburyo kinakunda cyangwa se n'ubu nkunda bwo kugaragara. Nimba nje ngasanga muratuje, mbanza gutuzaho gakeye, niyo nawe mfite ibyishimo ngo menye ikigezweho.
nasanga museka nanjye nkisanisha nuko ariko Ibra simbizi birashobora kuba uri muri sosiyete nyinshi zitandukanye byakugendekeye bite igihe wagiye kubona ukabona umuntu runaka mudaherukanye kandi muri sosiyete imwe ukabona yenda araje wari witeze yuko yenda agiye kugusuhuza yenda araje agusanga cyangwa se wowe ufite emosiyo waramukumbuye ariko ukabona we byambayeho ukabona wasa n'utakubonye ubundi buriya ikiranga ibyishimo akenshi twishima mu buryo butandukanye hari uwaza akakubwira ngo bite bikaba birarangiye kandi yishimye muri we ariko njyewe ni ukuvuga ngo iyo nishimiye nkumva kuri ya revu yo hejuru kuri maximum barumva naguhobera kugira ngo numve ko urukumbuzi rundimo rugabanyutse nanjye rero umuntu byagenze gutya ndamubona numva we urukumbuzi rurazamutse cyane nshaka kumugaragariza yuko ako kanya ari akanya keza k'abantu badaherukanye nyine ngomba kumwereka amarangamutima yawe arangije araza ngo Ibra ngo bitise acawe ajya no kwiyicarira nk'abantu birirwanye ni byiza mpita nshaka kubaho nk'uko abayeho muri ako kanya kugira ngo mbashe kukavaringa ya marangamutima yanjye ibi bitumye nsuhuza umuririmbyi wo muri korali y'i Kayonza yitwa Abarobyi b'Umwami witwa Mama Prince umudamu uri sosiyabure cyane ni ukuvuga ngo akamurimo arakagaragaza ni ukuri iteka aranshimisha ubundi nicyo cyiza udahisha amarangamutima yawe nibyo byiza cyane ngira ngo twihuta cyane twihutira umusozo nyuma y'umuntu yo kuba sosiyabure naje gusanga indi ngingo ya 5 ari ukutihutira kurakara Ibra kutihutira kurakara kutihutira kurakara ngira ngo na Bibiliya yabivuzeho iyo turebye muri Yakobo icyo cya 19 kugeza 20 ni isomo ritubwira ko umuntu wese akwiriye gutega amatwi akumva ariko kandi akirinda kwihutira kugira gute kurakara ntahita arakara kutihutira kurakara ngira ngo abantu baze gusoma iri somo riboneka muri Yakobo cya 19 ndetse n'uwa 20 gusa no mu migani bavuga ngo gusubizanye neza guhosha uburakari yego ngira ngo twakwihutira gusoza Ibra ngira ngo ikindi ku ngingo ya 6 ni ukutagira inzika ku ngingo ya 7 kugira ubunyangamugayo kwizerwa Ibra ku ngingo ya 8 ni ukuvuga ibikwiriye mu gihe cyabyo ni ukuri cyane iki kintu giteranya abantu cyane muri sosiyete guhubuka cyane kugira shushu ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo ukwiye kuzunguza ururimi ka 7 nta kindi buryo nta kitaranditswe Ibra nta kindi biba bishaka kuvuga nta kindi biba bishaka kugaragaza no kugira ngo ikintu cyose gikorwe mu mwanya wacyo kandi neza Sebanani nawe ati jya wihutira kumva ariko tinde kuvuga agira ngo ikiganiro nakagaruka ikiganiro n'umurunga w'ubumenyi Ibra twasoza ngira ngo kuri mikoro ya mbere twari kumwe nawe watwibwira Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original n'ayandi habana abashaka ntiwari wenyine Ibra wari kumwe nanjye Ishimwe Jean Pierre Professor Pimeka ikiganiro nakagaruka shalom